know. Yewe. Sinono kumbona narubye nganda ndabigiranira. Ubusaha bwamfashe yabahaba we. Aya niyo masaha yo kurya. Ese ndabigirane kweli. Ako se buriya wakiyongoza nkagera kwa Murokore. Murokore Diakoni Renje. Nkareba ko hari ikintu namukuraho. Kanze mugereho rwose ndebe n'umurokore ndabizi ntago yacumura rwose. Ntago yacumura gereyo ndebe utuntu namutira rwose. Ko namuteka imitwe pe. Kangereyo. Imana y'ukuri muraho nagarutse nibe twatweshijwe no gusenga saba Imana ngijomboremo muri iki gihugu cyacu korona biba bikeye rwose wagenzwaga n'iki se nsubire mu masengesho yewe nahuye n'ikibazo ako nyine komera sinzi dore ngiza ikibazo munsurwa n'abashyitsi muri iki gihe cyose umaze mu gakiza urita abashyitsi ikibazo genda nukabuca wa Yesu ntasoni hana yabiguhora soni n'ubupfapfa ariko nyine nukwihangana ese abashyitsi se burya ntago ari ikibazo nk'umugisha ayiwe Imana ishimwe sha yewe ntago nabimenye rero narije nyine kugutira kunyu reka nkubwirire madame oya wimugora mureka bizanire rimwe byinshi cyane ntago ari byinshi cyane ariko nyine ni iby'ingenzi byo kwakira abashyitsi ubwo ntukuvuga ngo nari maze kugusaba akunyu sakunyu harya none se nta kuntu wandebera ukama no tujyane ariko mva mbwire byaba byiza ubagiriye akamata agacyaye yewe we niko kaba uziko nari nabyibagiwe byari binciyeho rwose pe nyamu ntawe uze no kuniza ku karitiro k'amata kuri za nka zawe umukamo se ariko nakurebera yego pe undebere rwose ariko ndumva uri bafiritije imirire iraba ari imirire rwose ahubwo nakaye kantu nibagiwe gutirara nikaze nari mwibagiwe kari kanciyeho uze no kuniza n'ikiro cy'umuceri erega nasuwe sigaho dore ni madamu na papa n'abana bagera muri batatu yigo rwose ikiro cy'umuceri kiratubumba pe ndapfa kureba kiratubumba ndareba reka mubwirire madamu oya nyamuneka wimugora ese sinakubwiye ngo umureka arabizanira rimwe abizanira rimwe ubwo ntago ari byinshi bisigaye ni ukuvuga ngo agasafuriya ndagafite akunze nakabonye umuceri isafuriya yo gutekamo umunyu yo ndayifite nayo iyo gutekamo umuceri ahubwo utuvuta mfite nk'utwa turuwasa batekera n'agafiriti ahubwo uranyibukije nyabuneka unise n'akadobo k'ibirayi Yesu abana numvisha bavuga ngo bakunda ifiriti kubi no gufiritiza bimwe bikabaho akadobo k'ibirayi kose muri ibi ibihe byo biragoye ariko nyine ndwariza nk'abagenzi bigira mu ijuru igope ndwariza ariko ako se we hari akantu kari kanceho k'abasirimu kandi nawe urakazi nk'umusirimu rwose ni ukuvuga ngo abashyitsi baje ngomba kubatekera akayi nyine ko twakavuze ariko ukanguriza ukagira ukaniza n'uduhumbi 10 nkabagura agasoda ku ruhande uburiza uduhumbi 10 babonye turi abakristo mwumva yuko mwazajya muducumuza oya rwose nibyo byonyine bya reka ndukurebere nimubwire pe umva madame zani imirimo ikinde
No.